mbese inzozi zahinduka impamo rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe ziba ukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo ako Brian hari ibintu najya nsobanukirwa Hako se wowe hari ibintu bibaho nashobora gusobanukirwa ari njye wagusabye imodoka ntago wayima ariko rero akaniga wahaye vora man reba akaniga wahaye vora kakajya kubikora kagatwara njye udashobora no kumereza ngo ntanasogusorera imodoka yigeze hariya hanze buri gihe ni gutongana buri gihe ariko ibi nikora ukunsuzuguza urutipe nk'uru nguru man nakubwira ko agatipe k'inzobe nta kintu kazakugezaho nta katipe nta kabwa byatari man Romuhereza vura ngo nene no dora asigaye uyadukije ibintu byo kuzajya winjiza imodoka. Sibyo ikibazo se ni iki? Ikibazo ni urabona nta kibazo gihari. Wari kubona nta kibazo gihari. Ko wamaye umuntu wari n'icyo gizinama. Bero kuno kunsuzugura. Uhereza umuntu vura agafata vura. Ngewe ndashobora no kwisura. Vura ni ikibazo. Kutarayima ngewe. Ni guhera iki se? Cyangwa nuko nari inzobe. No, I'm sorry wenda nuko nari muhaye care nari mutwaye nta kintu nari nsobanura. Umuhaye care. Urukumva? Nani birenze bra. Nani birenze. Nani kibazo cyane abaye pe. Reka nigire naho nani kintu nigeze mbona. Bro reka ngusaba ikintu kimwe, sibyo? Mu mahoro y'Uwiteka, ube good muri life. Wigendere. Ntuzongere no kugaruka hano. Nta kindi kibazo n'ibite wowe. Ntuzongere no kugaruka hano. Rero ngende bivuze nka musaza wawe, ndebe icyo uri burenzeho. Ako mutipe w'inzobora azakumarira iki? Ase bite? Mbabura we kwirwa wibona ntari bina. Umuntu yambaye apare mu menyo ugire ngo abana nta kintu aho ngaho bafite. Uzuri kumwinginga ibiki? Yes, bite. Fungo hariya hu. Ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo cyo? Ufite ikihe kibazo? Ngico akira ariko wishime. Akira. Oya nta bintu birenze nyine nko kuri kubivuga. Imodoka niyo yakubabaje? Imodoka? Niyo yakubabaje? Imbabaza n'ibiki? Imbabaza n'ibiki? Uriya nukunsuzuguza uramuniga mani. Uriya nukunsuzuguza uramuniga. Sangiye umugore. Ese ubwo yazanyiba harya? Akubahira iki? Ubiki? Akubahira iki? Yagusuzuguye. Yarari kumwe nande? Ndi umugore wawe jewe. Akubwiye mfungura igipangu ari muri amuniga mani. Fungura igipangu uramuniga yengere. Uza tuyagura mu nzira bwe ngiki. Ngura mutipe. Ni ndabo bawa gufungura sasa. Patrick niba dahari. Wari kuva mu kazu kayiki gufungura. Ariko wamutegetse kuvuza ihoni kugira ngo mwereke uburyo ndizere imbere yawe. God damn shit man. Ninjye wari kugira. Buri rero kamubwire. Ntukanyinjiye mu. Yewe ntuzazakira gato. Ubwo nzagenda mubwira sasa. Nzagenda mubwira. Uzashaka kumubwira. Nje nanga. Ntukanyinjiye. Kandi muri akagara ntukanyinjiye mu. Manje nakamenye uyu mugo nakamenye ese muri gifiri ari kujya yese yaje akavuga brise mbino hano Jinza jamuri hano ngapfa twogurye twogurye amasabu akuriye bihana shaka nzuzu uri hano umva mwese muceceke mugerageze koroherana no kubahana nicyo kirara manje nakamenyere ariko se umva mubwire mwana we mushiki wa musaza wawe yaba umunyamafuti ariko nawe ubwo rutoki rwawe umuvomye uki ntabwo bikwiye niwicishe bugufi nuko namushobora mushoboye namwe wenda we no mubwira ari gumba ako man ngiye umuntu wo kujya gukingura igipangu Brian bamutwaye mu modoka atwaye na kagasore kajyaga kaza hano ngiye mpakingura kagasore gatwaye gutwaye iki nisirirwa musaba ko nake ntabwo niba musaba ko nake mumwe natwaye
Inshuti bwoko kize. Inshuti yurira igipangu. Ariko se buri reka kubwira. Iyo ni mushiki wawe. Wenda kumugenzura ntago mbyanze kuko hari igihe yagwa mu mutego. Ariko nanone wirengera ngo ukabye kuko hari igihe wakabya ugasanga mangiye mbwira. Ndakabya gute mu gihe yari arimo kunsuzugura. Nadapa kigira sigaye anavuga uri kuvuga. None se wowe nugira umukunzi azajya gufuhira. Hanyuma twaba duhagaranye nyine umutipe agashaka no kumubita ye. Yana agashaka kumubita imbere y'umusore. Ibaze ibyo biri. Iwibaze ibyo biri. Niko utinyuka ngaho ngwino ubitira imbere ya mama none nawe ntabwo bimbwiye se ngo nigize iki Mana uko nta mbaraga mfite nako yemwe ba uyu no mudayimoni bahagazemo nibiki oya nta mubitira imbere yawe nuko ntagishobora ko kingana none se uyu uzabirongorera kumufuhira mungi ibintu bidene ibyo ngibyo mubivuze ngo kurongorwa ntagaru kujya kuzana umutipe udasobanura nge ntabwo ndi umuntu wo gukizura abari benshi barahari batara kara gatipe k'inzobe agasore k'inzobe kadashoboye gukora iyo ko bafite inzu nziza kuki batamugurira imodoka azajya aza gusaba imodoka none niba atayibuze savuye umva niba ceceka nawe ceceka icyo mupfa ni ubushuti bw'uramuhungu na mushiki wawe amwitira n'inshuti byirengagiza ubyihorere nanyerera akagwa mu mahwa n'akazi kiwe nitwazarusha akurusha n'ibikizi inkurusha azampishe rwose wihorere uzampeka kuko bimaze kurenga ejo utazagwa mu mutego mwana wanjye ukajya muri gereza ugafunga imyaka nka 10 n'ingahe uzira ubusa uwo murandinze niyo mfungura ibipangu nsuzugurwe ugura mutipe akobera uriya mutipe dure mu muhanda azambwira ko ndi ikige muki mama nibasona ku irembo uyu mukobwa ageza atwara urufunguzo rwe akingure afungure portail yose yinjiza imodoka ye cyangwa se nawe ndumva ufite akambo karekare uzashaka umukozi Patrick se ntabwo hari ubundi nigeze mubwira ngo se gufunga afungurira Patrick afungurira wese hano ni iwawe mwese ni iwanyu kandi acyariho ndacyahumeka aha ni iwanyu mwese nta n'umwe ngiye icyo ntabwo n'ukuntu Brice yinjira mu buzima aho mwinjiye mu buzima bwa unyije urimo urarira cyane reka nimuzanire mikoro urira cyane nta n'isoni ariko nawe usigaye utoroshye ntabwo noroshye niwe wabingize okay man niwe wabingize kuri ibyo ushaka byose ni I'm ready for that do what you want thank you ari nje nawe umukuru ninde kuki atabimenya ma erega kuba mukuru siko kugukandagira uri muto ndamukandagiye mana gusuko harasingura mwana ndabizi ariko jya umenya ko uyu ari musaza wawe nari bagiye no kukubwira kandi kandi baragiye niuragiye uzahazaza je kuvuga ko yamuteye uzabwira ikipe umenyeshe ko iriya mirimo yawe nayo ntayikora mwana ikizaza zawe niyo wabigewe mwana wanjye rero ntabwo abantu bose bagomba kubikira niba musaza wawe adashobora kwihanganira ibintu nka biriya bijya bibaho no mu zindi ngo bibaho ukabona umwana arafuhira mushiki we nubwo umuruta ariko gerageza nawe kujya uca make reka mwana wanjye nimenyereze no kujya mu rugo rwawe ubuze n'utangira kujya ushyira hejuru kuri musaza wawe ujya hejuru amabatwa y'abaguru amabatwa y'abaguru se muzabarara he inzu wayishenye akoma ngambwira ukuntu Brice ibintu byose yakora inacisha make nk'abana iyi ni umusaza yanacisha make kubera iki anyinjira mu buzima kubera iki nicyo kintu kumenya ubusa naho kabije kandi yibuka ko yari igicumbi cyo kwaso ubuse n'undi kwezi uzashaka ukigendera imisozi ukayimara nabe igicumbi cyo kwa papa andeke njyewe njye saranshaka yiki ariko nawe urakabye hari igihe mbona nawe uzana akantu ko gushaka oya mama buri gihe ninjye ujya ndamuruta
hano ngomba kwinjira mu buzima bwanjye n'abasheri banjye abo bose yirirwa bamuna abasheri yego ndabizi ni wowe wavutse imbere avuka nyuma yawe ko ntabwo bivuga kumusuzugura uzi urutoki uzi ko sanze ubyorogota urutoki urubyorogota yaba hari rwari no guhinguka iyo wari uzi kunasuzugura imbere y'inshuti yanjye nibwo ibyo wabivuga nawe nkareba yuko umwana wareze wikurije wakishimira kubona gukoza isoni imbere y'abantu uzi kunasuzugura imbere y'inshuti yanjye abazi se twahuriye he twahujwe n'iki ubu se zongera kumvugisha ntabwo azongera kukuvugisha n'ukuntu asohotse arakaye ariko buriya mwana wanjye ikitari cyawe cyangwa n'ikizari cyawe ntaho kijya ashobora no kuba ari sekibi igira ngo umukwamurure wenda uriya muhungu azakubera mubi nabibwirwa n'isiko zambera mubi ko nta rindi kosa arankorera ari uriya umusiteresi ngaho ubwo ndaza kugira ubwo mucacura kandi urabona ko na nyina namucacuye yabyemeye burarirwa yibyimbishije umunsi wose ariko nawe usigaye utoroshye ngira ngo uriya muhungu kuva kubona nyari akantu yagushyizemo ntazi kabana iki cyo kurya ubundi nzajya nandura wicaye nasoje nyosha ese kutazana ikintu ngo tubirundemo kuko mu by'ukuri murangije kurya akazi kanjye kaba karangiye ni mu byandurire cyangwa mubiretse umuteguro tuba twariye neza reka gerekana abashyitsi baze barebe uburyo turya neza twihaye aya ahubwo ko baza ndabizi ufite n'ubwoba nawe utangiye guhahamuka nkamugo n'ikizi ahubwo icyo nzi cyo wenda ko ari uko yikundira fantasitoro nyine ubwo ndabizi mu gihe kongera mu binyicisha kandi narabikize sha ubundi ko mbona wagira ngo turahanganye njye nawe ntabwo ndi umwana wawe mpangana nawe biki nzi ko mu bwabo mukuru wanjye agiye kubona se ko urumva wiririmbye cyane araje nyine nzi ntabwo umuntu wamukumbuye wari wakubitwaho nkubitwa nande siko nawe aha ni papa yabataramubise urakankubita Kivumvuri nashatse warashatse kiki ndetse gato ni uko abona nyine warwaye mu mutwe hari umuntu uzi ukubita umusazi jya mbabarira ejo bundi ninshimye ko abibwiye Chantal uwo mu muryango wacu buraje umuntu azazana ari umushyitsi utajya mwe ngo narasaze ese ndaguhimbira cyangwa se hano utazaba ari wowe ahubwo usara se ntabyo mvuze ukunda kumvugira ibintu ntanapanga kuvuga nyine mugore wawe azaza ejo hinjize ntabwo se mumwiteguye muti witegura iki se n'uhari nongera ushyashyane nk'uko ujya ubikora ntabwo njye mbona wowe ubwo uzana ibintu by'imihangano shyashyane se si umwana wawe uriho gushyashyanira gake ko wagira ngo ni uruhinja ubyaye cyangwa iki kuba ngo agiye kuzumva ari ibintu birenze araje nyine n'ubundi abahaze nyine yavuye iwabo bafite amafaranga baraje baturengera ahubwo uzi itegeko ushyizeho muri uru rugo njye ntabwo nsubira mu gikoni nta n'ikintu na kimwe nongera gukora muri aho niba umukozi namwirukanye ntabwo bivuga ko nzajya nirirwa nkora mwicaye papa w'umuhungu niwe ntabwo ari kubibwira bivuga ntabwo ari akazi kanjye ese kana akazi kanjye nyine utazamvuma daka hasi ubundi bumurere uzi ko muryajya ni inkoko abana ujya nk'inkoko hano ntabwo ari so bariri nawe ubwaho ufite ubwoba amagambo yawe n'utukundo bari ndetse kuri iriya sahani tuba ko papa rero ariye nk'inkoko abashiritse gute kandi nzi ko umutinya hayi mani mfasha pasi asubire najyaga mba ndi kumwe nawe byibuze wowe ntacyo wangira stress amwishe akazi bamaze kumuhindurira nabo baba bazi rero kubangamira umuntu nk'ubu n'ibiri neza cyakora atari ukubeshya nubwo ari njye wamuhamagaye nawe ndigana ariko nanjye ndakomerewe si ibyo mbamubwira nyine ngo bahubutse ibanza ugisha inama umuhungu wawe w'imvu nako we agacura wese uripfura ku bikorwa ry'umuntu umwana wo gukora ibikorwa nk'iby'imfura ahubwo imana izamfasha abana banjye ntibazabe aha se wabaririye de uragira ngo inka yarishaga urakoze kamera ibintu ngibi bisigaye nawe biza ureba
ejo mukuru wawe nageraho akageraho ayo magambo yose uri kumbwira udutubiza wamfashe nk'akana k'agahinja kakiraruka njya mushakira imihati nzajya mbikubwira atanyumva atanandeba nashaka kuzatuma bagukubita umunsi umwe ukirirwa uziritse hariya n'umusaza ubundi njya numva bavuga umusaza atinya nyina ariko we nawe ufuremyemo ntabwo ndahaze ariko njye ko bikwiriye kibongana ruguru najyaga numva bavuga ngo umusaza atinya nyina wowe kutantinya ndi nyoko yewe abana baragoye pe kumana umuntu wandogeye umwana agakubitwa n'inkuba asuramba iyo umaze kurunda gukubita ntabwo uhita wibwira ibyo nshatse kuvuga si ubwo ngubwo ni uko nguko urakara just like that asuramba zikinanga ntabwo ndakuvugana nawe gatoya ngukubye ibaze bikumbwira ngo ndikubaza iki urumva nta kintu ufite kukubaza ku modoka barayigushyigitse kandi ariyo mwanjuriraga ngeze ngo wenda ibyo niba njyanye wenda niba wakongera kumpamagara nimbaza so ntabwo nagombaga kongera kuguhamagara muri make icyo nashakaga kuri wowe ntabwo nashakaga imodoka cyangwa ikindi kintu ndabizi ariko se waretse kurakara ubu singiye ko nta modoka ngira nanjye nayigira n'undi mbese nibyo wabivuze ko ni mwene wanyu okay basi mbabarira ndagusaba imbabazi sinzi ngo nzagusaba imbabazi inshuro zingana gute kubera uriya muhungu akumbabarira sibyo tukihore ntacyo ariko mu muhanda ntabwo ngenda kugaragara ibibazo uzishima okay none se kamubaze ubu nanjye ko naje iwanyu mama wakambwira nabi nimbe nawe wari uhari noneho nimbe nawe ishingiro ibyo mubwira ibyo shingiro mwari mufite mama wawe afite ishingiro ryo kumbwira ukuntu yambwiye none se ese ubundi uzi yarambwiye ngo iki wowe kuko nimbe nanjye nari mpari uko yakubwiye ndabizi wowe noneho ntabwo wari uhari uburyo yambwiye amagambo yambwiye ukuntu yari ameze none wowe nyine ariko reka mva nkubwire njyewe ntabwo biriya yabigukoze ari excuse wenda yo kuvuga ngo nuko mama wawe yambwiye nabi nawe ariko mbabarira ndagusaba imbabazi kubera uriya muhungu sinzi ngo ndagusaba imbabazi bingana gute sibyo shashima ko mukunda kubura kungo bibanye ntamubwira ajya agabanya ibigambo agira muri we nanjye si ubona ko byambabaje ego ko twari turwanye mama niwe udukijije basi si umeze neza namera neza gute kandi dufitanye ikibazo mbere basi mbabarira sibyo tukishije none nakubariye nyine kuko njyewe biba byambabaje kandi ndabyumva nanjye byambabaza nanjye maze byambabaza saba bashi ndakumbuye ndakumbuye basi okay reka nitunganye basi baza kubwira ngo duhurire sibyo tubiganireho neza nta kibazo sawa sheri ndagukunda nanjye maze imyaka 3 mu Australia nategereje invitation we uko yarambwiye ngo ha umufiance wabonetse ntegereza uwo mufiance ngo wenda namunyerekeye okay ake twaze kaba gaciye ubufe yari yabonetse ariko arangije atangira kwishyira amakondisiyo ngo muri abakire ufite bene abanyamafaranga mugomba kujya mumpa amafaranga ndibaze ano rukundo na amafaranga ni ndamwana bikomeza ugende wanjye ntaravuka buri wanjye burasanga Imana ikimurema neza iyo ntago ari umugabo gusumba yari umugabo koko yeza gushakira ari abanyarwanda bibereye hari hanze naho bakeneye abanyarwandakazi hamusinzi yongoza tungiye ukumva ngo shakite cyangwa yashaka biza uze Rambone umugabo. Ha. Ese wowe ntugifata ruka? Aya. Nta kibazo rwose. Nimwe imitobe. Ibyo byatuma mzimbagana nkarenza hanga buse gondo umukobwa ngana ntya koko
Shyizemo niyo mitono nabyimba bingana gute. Natwe twaye none citron lemon bayuzuyemo. Ngahirwarisa. Bofre. Rero ndanganya ngo tuganire. Mu minsi ishize numvishe inkuru numva irambabaje pe ndababara ndabana ndashaka kwizigana na bofu akambwa ko ibyo binari ukuri. Yvan ni umusazi. Ninde sabivuze. Ezo zivuze. Naje hano mukuru wanjye abayiteye hejuru. Arambye tubungu umwana we yabaye umusazi. Uyu mwana bere nyina wabo Yvan. Ni umusazi ariruka ku musozi. Ntiba ntabwo bishobora ko Yvan yaba umusazi. Nawe urabizi ko ufite umwana umusazi. Cyangwa naye mukuru wanjye. Mukuru ntabwo umuzi. Ndivuga. Wagira amagambo menshi yagira iki. Avuga ibitari ngombwa kuvugwa. Umva. Yvan ntabwo ari umusazi. Yvan gusa sinzi akantu. Sinzi nko gucana ikintu gato cyane abatherapist bazaza kumufasha. Ariko ni muzima. Ako gusa nyine ako kabazo ngafite inzozi za hato na hato. Ndashaka ko ziza ibyo yarose akifuza gutabibona mu maso ye. Sicyo cyazanye nazo. Nese bo bikaba bisaba numva byarashyushye birabashyushya kamugiye koreza umwana mu mahanga. Inzozi nazo bigiye gutuma umwana mumujyana imahanga. Asa mubwire rero umufrere. Mwana yagize cyangwa ararota. Arota inzozi zisobanura imyaka 10 yabise ubu ngubu agiye mazanga buri munsi amugera kamwe ku kandi kubyarose. Mu byarose rero yarose ngo hari umuturanyi hano hirya afite icyana cy'igikobwa sinzi mbona afite n'indero ni wabo nta n'indero bafite. Nyina nandero agira afite gisaza cye kimeze nk'igishitani cyana mukubise aho ngo ngarose ngo umukobwa yakundanye nawe barimo rifuza ko babana. Rero ndumva rero ntabwo bishobora kwemera ko umuntu abana umwana wanjye abana n'abantu b'abashenzi nk'abo ngabo. Ndifuza ko genda ajya kwiga muri Amerika. Narambonye ishuri muri Oxford muri Amerika muri kaminuza izina ryayo. Namubonye ishuri agende yige akubita imyaka 5 agarukiye byarangiye ibyo umukobwa azaba yabyibagiwe. Iki gikorwa ndashaka cyarabyaye cyangwa cyarabaye kibeshu bive mu nzira. Ako bofre ibintu uri kumbwira ntabwo turi buhamanywe pe. Urumva uri bufata umwana ufite ikibazo cy'izo nzozi ukajya kumujugunya hanze ngo agende ngakubita y'imyaka 5. Urumva ari ukumurera cyangwa no kumujugunya. Eske nibikubitana n'izo nzozi ifite mu mutwe se ibindi bibazo afite mu mutwe akagiye muri Amerika kabumwata bakabumusinze kaba ikiraya cy'umuhungu nikuzishima mureke kwica uriya mwana. Rero urumva ari numvise uyu mwana rero nkuko mama abivuga ntabwo njye mbona ko ari ubusazi gusa nyine atinya abatherapist bagufata bakamufungura mu bwonko. Niyo mpamvu rero njye nabonye nta yandi mahitamo ariko ngomba kumufata nkamujyana muri Amerika ari kaminuza namubonyemo scholarship Harvard akajya kwiga imyaka 5 akagaruka azishobora kugaruka ibyo bintu byose bitakimuri mu mutwe. Bofre ntabwo tubyumvikanaho. Murafata umwana nko mwamufashije mu bibazo arimo. Urumva inzozi zamubereye inzozi. Nko mwamufashije mu nzozi arimo cyangwa mu bibazo ahagazemo ngo mujye kumwiza muri Amerika. Muri Amerika mwoherereje ndi. Uriyo nyina ariyo hariyo nde mu mwoherereje. Ibyo bivuze iki? Niba wowe nkasuri kushaka ngo nagende nyina ngo nagende. Umwana kukimwe kumujugunya mwamumpaye ahubwo. Ahubwo mujyane muri Amerika ni mumumpe. Ibyo nzarya bizamutunga. Icyo ntabwo ari ikibazo kabisa. Ibyo ni biki?
ikibazo reka manze mubwire ikintu mugiye gukora kibi uriya mwana amara kugenda ko muramuhunza ngo icyo gikobwa ese nimba barakundanye barahuje muzamumuhunza ari imyaka 100 izasha cyangwa 30 azagaruka musange ubu nawe urabishyigikiye none reka mubwire impamvu ngiye mushyigikiye ni mumufashe ngira mwana naganire nawe mva ku cyambere ngeza ku cyanyuma numva ngo umuntu mamuhanga ndashaka abatherapist kandi abatherapist beza bari muri Amerika urumva nawe wabigenza njye kumusura kenshi nawe zabikore kuki mikuraho umwana ubundi hano nta muntu amukansaringa ngo bibuza mu muntu girlfriend kubona ari wowe n'umugore wawe ndanamushaka muri bisambo niyo mushaka kwiko umwari muri Amerika undi nabwo nagende ubu rugo rungana bikira ubuzi bitunga umwana niba bana naka mu mujyani mahanga amahanga arahanda mwamumva bofre ubwo se ubwana yabananiwe nyina ntago yamunaniwe ahubwo ni muri kumunaniza muri kumunaniza ananiwe jewe urana wo wamushobora urana wamubasha uriya mwana ntiyabananiye pe namwumva inzozi zibaho kandi buri muntu agira intumbero ashaka kugeraho ni ahubwo ni mumufashe murebye ashaka kugeraho nimba ari byo mwishaka kumujugunya okay ngiye ndumva okay bitewe nuko bofu bitekerezeho reka nzabitekerezaho bitekerezeho ndakwinginze ariko rwose sinkubeshye ariko simba kigiye kumujyana hanze kumutwara hanze byo ndumva nka nyina wawe n'indimo pe okay nzabitekerezaho rwose ariko nawe urabizi ko mu bantu nareze narakureze warandeze ko nigeze ntoza umuco mubi niwigeze unanjugunya mu myaka maze ahubwo ninjye wakarambe ko ati uragumiwe gira ushaka umugabo ntabwo nyifuza kukubona ukiri umukobwa utaranjugunya ngiye kujya ufata umwana wibyara none ngiye ngenda kujyana hari hakurya ngeze wenda ngiye wawe njyanye kuko wawe ugiye kunshakira y'umugabo wese ugiye kumushakira y'umugore mbimenye bofu amagambo mvuze ndumva nteye cyaka reka ngiye kuzana amazi reka nyuma vuba mu wundi wanyu utaraza ngo ayinyambure shawari aha nawe nshirika ubutumwa nako nshirika isoni da aho utese n'ubundi ko nawushetse igihe nazaga navuye hano nzi ko n'ubundi nazongera kugaruka hano hantu ibaze kuntu wahita ubyanzura gusa ubwo bibaye ari ibyo nanjye mama wanjye wenda ni umuntu mukuru uriya muhungu turi mu kigero kimwe aramfasha mbwiye ko basi bifate ko kandi ikindi yakubwiye ko atubyiye uzi cya gihe twari twicanye mama niwe wadushyije ngo twari twicanye Ugihora mahane ura mama wawe ashaka kubakiza duhora tuguruka byumva inywesha ntabwo wenda yabikubwiye inshuro nyinshi ariko hano hantu meza mbere hashyashya iwanyu nanjye nifuza yuko byibuza inzu yanjye hazaba hari amatara nk'aya hakurya n'ibintu nk'izi ngizi tuti iwanyu se no urabona ntabwo bihari cyangwa se wenda ntibishoboka wenda inzu yacu njye nawe ahubwo nashakaga numvaga ntabwo propoza kubyisha ko wenda twazaba nko mu nzu nk'iriya ya papa wawe nawe vugana biceceka base barabonye neza kurusha hano iyi ni heza ariko da buriya nuko buriya naharambiwe negereje kore yawe byibuza nzi kuri bundamire nk'ahantu tukajya gusangira apana kunzanya iwanyu sureba ndabyutse niriwe ntameze neza cyaragukunda kumubwira guhamagara kora turi he ndi mu rugo usanga mu rugo nayitanze uri naho ndi mu bapfa kubinkora njye si ukunda subira none sura no wenyine se Blesse sinzana narikesha kubona karatungutse hano ariko ntago azongera humura ntago azongera kubwira nabi azajya kureba yumirwe nabikubwiye muzamurira mu nzira nyine kureba ikijisho ntabindi ariko nta gusa ibaze ukuntu yabwiye mama n'ukuntu n'umusazi ngo buretse ngo bazamutera inda karibu nari nibereye mu turimo ariko nkuruwe n'ijwi ryanyu uraba neza umeze neza se nta kibazo mfite nabyutse nanjye yampamagaye nuko umeze neza se
meze neza nta mahoro namwe ni amahoro ushize ubwo muri kandi ntabwo nigeze nkubona ubwo nagize ngo ntuhari wahora n'iki mba nagiye mu turimo nuko ngaheriyo ariko nta kibazo hano no kubwo mbaga nyine nkumbuye abantu bareka amagere mama namwakiriye ndabizi ubwo waruje ngo kuntonganya yanjye rero ko mujye mugira umuco wo kwakira muganirire niyo yaba ari amazi ariko ijya gusanga nyine murenze rwose nta kibazo muriya mama yaraje nyine kumbwira ngo ubwo se wakira imishyitsi ntabwo umunsi wese utari kumwe mama suzi ko sinzi intego iri kugabanya ibiro ariko numvisha muri goko ntabwo ari byinshi ufite rwose kandi ijya wihera igifu iyo umubiri ushatse uraza wanashaka ukagenda aho kumira ukambwira ngo wari urwaye warorohewe ubu narorohewe mbese urebye ndaho ntabwo bimeze nka mbere ese ma randevu yawe y'ubutani ryari randevu yawe bako akoze kunyibukije mama ntubwire wayibagiwe ndi kureba uze kumbwira ubura kumurebera wowe ukibyibuka ahubwo ibaza ukuntu mbyibuka gusa mama wawe ni umuntu mwiza nyine nta kibazo cye ari mu gatebo kamwe na ba mama wacu cyangwa kuko yaguhawe yumvise ko ajya oya inzozi nukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo